Zazo Sport. Yes, ndagusuhuje wowe nshuti wahisemo gukurikirana ibiganiro bya Zazo Sport TV. Aka kanya kacu rero ndagira ngo tuganire ku makuru ya sport ari kuvugwa muri ruhago yacu nyarwanda ndetse n'inyamahanga. Yes, duhere muri equipe ya Rayon Sport. Turareba ese ikipe y'abagabo yiteguye ute match ikurikira y'umukino wa kane wayo, dore ko ifite ikirarane. Equipe y'abagore ya Rayon Sport byifashe bite, yiteguye ute gukina Super Cup? Abagabo bitwa Imena kuri ubu ngubu bagaragara nk'aho ari bo basigaye kabisa bavuga rikijyana muri equipe ya Rayon Sport. Baratangaza iki? Bahishiye iki abakunzi ba Rayon Sport? Ibyo byose ndagira ngo tubirebere hamwe. Amatariki y'umukino wa Bugesera na Gasogi uzaberaho, dore yuko wari wimuwe, yamenyekanye, yashyizwe ahagaragara. Yes, equipe ya Misiri bikomeje kugorana rwose. Kompanyi iyitegurira imikino ya gishuti yakomeje kuyirega, bigaragara ko hakomeje gutekerezwa ikintu cyo FIFA iri bufateho umwanzuro nimba ko kikura mu gushaka tike y'amajonjora y'igikombe cya Afurika. Iby'umuhungu witwa Ojera bimeze bitewe na equipe ya polisi, ko amakuru menshi, hari amakuru kabisa agaragara ko Imena nawe zishobora kuba ziri mu ngingo nyamukuru ziganiraho. Turaza kunyarukira kabisa hariya aho Imena zateraniye, turebe ese Imena ziri gutegura igiki, ko iyo ziri mu mwiherero ziri kuronshinga nk'uko nguko ziba zitinywe kubera ibintu ziba zitegura. Yes, hagati aho ngaho rero turi kumwe n'abantu benshi badukurikiye, abantu baherereye rwose mu bice byose by'igihugu. Ndabashimiye abantu mwahisemo gutuninga on kuri Zazo Sport TV show. Nawe rero wisanze muri uyu muryango ukaba utarakora subscribe kuri Zazo Sport TV, nyarukiraho kabisa. Subscribe yawe ni inkunga ikomeye cyane kuri twebwe, kandi naryo wifatizo kugira ngo ibi byose bikugereho. Equipe ya Rayon Sport, breaking ya mbere tugomba guheraho rwose nuko equipe ya Rayon Sport icyitwa bisi kabisa nshya Imena zayihaye muri iyi minsi. Yewana byarangiye byemejwe yuko iyegurirwa uyu munsi, ikaba yiriwe bari kuyikorera icyo bita kuyibaninga cyangwa se kuyisiga amarangi kabisa. Hagomba kuba hariho ibirango bya Skol, ikirango cya Rayon Sport, amabara y'ubururu n'umweru kabisa mwiza hariya wereruka. Ewana ngo ubundi muri make barabizi neza, bakunda kuyita amabara ya Bikira Mariya. Ni umubyeyi rwose waragijwe Rayon Sport. Rero ubwo ngubwo birumvikana ko rwose iyo ni indege igendera ku butaka. Ejo ngira ngo equipe ya Rayon Sport ubwiri buze kubihaguruka yerekeza aho twita i Rubavu gukina na equipe ya Rutsiro. Yewana iragenda muri iki gikoko kabisa. Dore amafoto kirakeye koko. Reka tubihanga amaso rero. Ejo abantu muherereye za Musanze, muherereye nyine muri iyi nzira igira Rubavu kabisa, muzihagararire ku muhanda murebe equipe ya Rayon Sport, murebe bisi ya Rayon Sport. Yewana biraba biryoshye kabisa. Abahungu bafite gahunda ku buryo bashobora no kugera i Musanze bagafata akantu k'agapoze bakaruhuka. Mu rwego rwo kwitegura iyi match rero ya Rutsiro na Rayon Sport izabera kuri stade Umuganda ku isaha y'isa 9 kuwa gatandatu,
aba bahungu ba Rayon Sport bakomeje imyitozo hamwe n'umutoza Robertinho Goncalves do Carmo. Umwuka ni mwiza, abakinnyi mutari muherutse rwose baragarutse bameze neza, muwo bita Faringanya ameze neza, Charles Bale ameze neza kabisa, forume ziraca inkweto. Tutibagiwe rero n'umuhungu bita Adama Bagayogo rwose Imena nawe ziri mu bantu zabwiye ko agomba gukina iriya match rwose, yicara akitegura agatuza, dore ko ari umwana ufite umupira uva ku kirenge kabisa werekeza h'ingenzi. Biteganyijwe rero ko match yo kuwa gatandatu bazaba bakinamo na Rutsiro, uyu mwana rwose ashobora kubona iminota myinshi kabisa irenze yabonaga kugira ngo yigaragaze. Izi Mena za Rayon Sport nyuma y'uko rero iyi bisi yeguriwe Rayon Sport ikaba yamaze no gusigwa amarangi, izi Mena uyu munsi kuri uyu munsi rwose, uyu munsi wo kuwa gatatu ku itariki 24 zamaze guterana. Inama yazo yibandaga kuki? Iyi nama ya Rayon Sport yibandaga kuri match ya Rutsiro rwose na match ya APR bafitanye ikirarane bazakina rwose mu matariki turubuze kumenyeshwa vuba ahangaha. Kuri Rutsiro nta kindi cyaganiriweho, haganiriwe roho rwose icyitwa prime. Ubu ngubu Rayon Sport kubera ikiswa amafaranga kabisa, aba bagabo bari gukusanya barahiye, bari gufata amafaranga rwose bagashetera ikipe yabo bakayibwira genda wowe wigaragaza amafaranga muyarye, amafaranga nta yanyu nta bandi yagenewe, namwe muhe abafana banyu ibyishimo kabisa. Ni muri urwo rwego rero ekipe ya Rayon Sport iri kwiteguramo ekipe ya Rutsiro, dore ko ubu ekipe ya Rayon Sport ifite amanota 5 ku 9, birumvikana ko atari mabi ariko nanone si meza cyane ku ekipe tumenyereye ihora ihanganye. Imena kandi nanone zongeye kwiga ku buryo ekipe ya Rayon Sport igomba kuzabiyobowe. Ni muri urwo rwego rero izi Mena zafashe rwose icyo twita ibaruwa ibumbatiye inganzo ijyanye n'Imena za Rayon Sport, ziyohereza rwose muri RGB. Iyo baruwa yari irimo iki? Ese aba bagabo bafite ihe ntego kuri Rayon Sport? Wowe icyo usabwa kora subscribe, hanyuma ubundi amakuru nk'aya ngaya ntakajya gucika, kandi ujye unyarukiraho urebe notification yawe, hanyuma ukurikirane kugira ngo ubwino bwose bw'amakuru ubumenye yiri wacaracara muri sport. Izi Mena rero zafashe iyo baruwa nta kindi cyagikubiwemo, byari uko basabaga RGB nimba koko yabemera, dore ko yari yababwiye ngo babe bagiye ku ruhande mu gihe manda ya Jean Fidel yari ikirimo ayoboye. Ubu ngubu rero bakaba batangiye gusaba RGB kugira ngo ibe yabakomorera rwose bemererwe kuyoborera ekipe ya Rayon Sport, dore ko ngubu bano bagabo rwose muri iyi minsi ubona ko bongeye kugarura umwuka mwiza muri Rayon Sport. Nta kindi nabo rero bari kugenderaho, baravuga uti yego RGB byo mushaka ko dukora tuzabikora, mwebwe muduhereze ekipe natwe twongere tuyiyobore. Rero uko bo bakoze akanama, bitoyemo umuyobozi wayobora Rayon Sport, bitoramo uwamwungiriza ndetse n'uwasimbura uwo bita Patrick Namenye, yaho bita Paul Muvunyi bigaragara ko ariwe waba ari perezida wa Rayon Sport. Niwe bahisemo kabisa, bamuhaye amajwi, baravuga bati ubundi wowe watuyobora. Uwo mwungirije bamwita vice perezida ariwe Gacinya Chance Denis, uwo nguwo nawe yaza rwose ariwe vice perezida wa mbere kabisa. Uwaza mu mwanya wa Patrick Namenye byarangiye abaye Olivier. Ngayo nguko rero kabisa abagabo ngiyo staff yabo bateganya igihe RGB iri bube imaze kubishyiraho umukono kabisa basezeranya.
aba bagabo ikindi baganiriye ku madeni rwose ekipe ya Rayon Sport ifitiye abakinnyi y'ukwezi kwa munani. Ku kwezi kwa munani no kwa cyenda rwose kabisa byarangiye bagaragaje ko iyi ekipe ya Rayon Sport Muvunyi Paul rwose igihe yaba abaye umuyobozi w'iyi ekipe ya Rayon Sport yahita afata umwenda Rayon Sport ibereyemo abakinnyi ukwezi kwa munani rwose zikaba miliyoni 32 rwose yahita bakubita iryo kwaca ryabo, hanyuma ubundi ahongo bagakomeza gucanga irange tubabona mu isura nshya kabisa. Binavugwa ko rwose abandi bayobozi nyuma yiwe bahita bakusanya ayandi mafaranga, ubwo abo bose n'abandi bose bagize imena murabazi rwose sinirwa mbasubiramo. Abo bose bahita bakusanya andi mafaranga rero yo guhemba ukwezi kwa cyenda kabisa. Rayon Sport igakomeza mu mujyi wayo wo yihaye wo gushimisha abakunzi. Amakuru rero yavuga ku mena nayo ngayo. Gusa imena ikindi kintu zaganiriye ku kintu kijyanye n'uburyo bakora recruitment. Yes, akantu ka recruitment rwose abantu bashinzwe kugurira abakinnyi ekipe ya Rayon Sport byagaragaye kabisa ko aho hantu harimo ikibazo cyane. Birangira rwose bano bagabo babiganiriyeho basanga mu kwezi kwa mbere rwose ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ibeho neza nuko iri bubifite nibura umuntu yigurira abakinnyi ubazwa neza kabisa iby'abakinnyi yazanye n'uburyo bimeze. So ubwo ngubwo rero icyavugwaga kuri Rayon Sport y'abagabo ni icyo ngicyo, ni match ya Rutsiro bitegura kabisa n'ibyo by'imena zose zagiye ziganiraho. Ekipe rwose rero ya Rayon Sport y'abagore ku munsi wo kuwa kane barakinana ekipe ya AS do Kigali muri Super Cup. Ikipe ya Rayon